mu gitondo hose tugende pe dushakisha ntabwo turi abanyamakuru ya nyayo abaturage bose hano barabibona sibyo amakuru baduhaye nta yandi twarengeje kuri ayo ngayo turavuga ati gisigaye no kujya mu buyobozi aravuga ngo mpaka ngo muzana ahantu ze umugabo turamubuze ntabwo tuvuye mu rugo rwe turahavuye ndabyemera basi aho hantu yaguye nyirizina none siko yahavuye bavuga ngo barambajyanye none nabanzi ko ibintu mbizi giye nkaza kwerwa n'igihe uwo mugabo uravuga ngo ariko bamuterura bamujyana yararebaga uravuga ngo ntabwo unyuze ngo tujye kuri ruhutu twebwe turi abantu bakuru twese agahinda twese turagafatanyije kuba twabura umuntu ni ibintu bikomeye kandi bari kumva ntacyo twakoze urikumva bigeze amasaha ngaya twebwe nta kintu twakoze ku bitaro ntiwagiyeyo bakubwiye ngo iki ntitwaje inanga gutoza amakuru wa mugabo yatubwiye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye hase wa mubyeyi we ngiye nakuze ibintu uri kumbwira dore abangaba bari kwiganirira kwaje ugomba kujya kunyereka umwawe kubwiye aho ari mwese wa mubyeyi we ngiye nimba tuvuye iwe abaturanyi hano hose tukaba twageze ku baturanyi umuntu tukaba twamubuze tukatugeze iwe bakatubwira ati yagiye mu kazi oya rwose je ntabwo mbyumva ugomba kunyereka aho ari ukamunyereka nose ikibazo rega ni kimwe nuko ibintu ari ngero kubishyiraho ukagira ngo nigewe erega no kuva kera niwe wajyaga umbwira amakuru ngwino oya nyine ni kukubwira amakuru ni kimwe sibyo kukubwira amakuru ni kimwe no kuba ngewe naje hano muri quartier tugashakisha abantu bose babibonaga urumva mbabarira ariko ngere kumva oya mbabarira rwose ngiye nkora iki wanje urajya ngo nkora iki oya tugende watwereke ndashaka kuhamenya ndewe ni ikintu ni kimwe sibyo ukeneye kumenya amakuru y'umuhungu wawe yitabye Imana Jana navuze ko nazanagaruka inanga Innocent ko arazamutse tujya no kubuyobozi ariko wakomeje kumforosa urambira ngo byanga byakuna ngo bakugeza kuri terahana ibintu byaje onyera ko mwagarukirije muza gushakisha nanjye mbariho mera dufatanye uhanyere none se ngo hari ikintu tutakoze oya tugende ngwino oya tugende wasabye kuguhereza kuguhuza n'umugabo waguhaye amakuru ni wowe ubizi tugende ariko wabitsabye ibyo ngibyo nabikoze naje umugabo turamushaka turamubura abaturage bose hano barabibona sibyo ahantu umuntu yaguye muri ruhuriri hano hepfo muri ruhurura niyo yaguye niba twaje gushaka umuntu wari ufite amakuru ahagije kuri ibyo bintu tugenda twamubuze tugenda mbabarira fasha ndakwinginze tugenda ufashe tugende ndakwinginze mbabarira nkeneye kumenya amakuru ku mwana wanjye n'umukuru twaje kuva mu gitondo hose tugende pe dushakisha ntabwo turi abanyamakuru ya nyayo abaturage bose hano barabibona sibyo Innocent singo turi kumwe ubusize ntitwazanye amakuru umusaza yaduhaye ari ayandi yarenze kuri ayo ngayo koko se nibwo menya ko umuhungu wawe yapfuye narisanzwe mbizi ariko ntaramenya amakuru ya nyayo nje shaka kumenya amakuru koko yarapfuye ise yaguye hehe byagenze biti nicyo cyanzanye inahanga niho yiyahuriye hehe se inahanga niho yiyahuriye ubwo cyo ni igisubizo ntago ari igisubizo byo ndabyumva sibyo umuntu wambaye amakuru uwo mugabo rero uwo muntu niwe ashaka kumenya none se nituvuye iwe ntago tumubuze madamu we natubwiye ngo yagiye mu kazi uragira ngo nkore iki koko tugenda mu kazi tujya gushakisha ko ntabwo natuza ndamenya mushakishiriza nawe amakuru yamaye yambwiye ko nta yandi yarenzaho kuri ayo ngayo none se ubu ntuza ndakere ntago uri burekere kuko nako tudatuje ahubwo twese dukwiye kwicara hamwe tugashaka igisubizo gikwiye kandi cyuzuye ndabyumva urahangayitse n'umwana wawe ariko nanjye ndahangayitse n'umugabo we sinzi aho yaguye twebwe ntago nzi ikintu twakora njyana nababwiye ngo mbere yuko tugaruka inanga nk'abantu mwe
jewe baratsaranye uyu mubyara avuga ngo ngomba kujya kumwereka ahantu nyirizina umukobwa we umuhungu we yagize ute yaguye. Nadufashe tukajya gushakisha. Fata amatike yanjye ndigomwa ndaza ndamuzana kwa twaturutse hano na Innocent. Amakuru baduhaye nta yandi twarengeje kuri ayo ngayo. Turavuga ati gisigaye no kujya mu buyobozi. Aravuga ngo mpaka ngo muzana ahantu umugabo we yaguye. Nahaje ansaba kumuhuza n'umugabo ngo waduhaye amakuru. Ntageze umugabo turamubuze. Ntago tuvuye mu rugo rwe. Turahavuye. Ndabyemera. Basi aho hantu yaguye nyirizina. None siko yahavuye bavuga ngo barambajyanye bamujyanye niba baramujyanye bateruye bamujyana. Reba igihe gishize ubu ruhurura kuri ruhurura nangwa ni muzima nari ibibu kuri ruhurura ntitwavuyeyo so twahereye kuri ruhurura ukambwira ngo ntago wumva bikunyuze tuzamuke tujye kumureba tujye kureba uwo musaza mu rugo ntitwagiyeyo. Oya ariko ubwo sigiye kwicara ndeba nge narushye pe. Nawe uricaye. Narirutse narabajije naho nabajije mubyeyi. Urahangayitse n'umwana wawe ariko nanjye n'umwana. Mwase umuntu akora iki? Nase nidusara twese hanyuma twese nidusara si igisubizo kiraboneka. Dore Jackie we yicare hariya wajya ngo nta nubwo binamureba. None mbukore ikinyama. Muri yicariye. Ntago ari ukwicara mama. Muri turije mutoye ishani muri yicariye. Nose turakora iki? Bari mbwizo ko. Ubu muricaye pe muricaye muratuje. Nta nisoni ku mwana wanje. Nose umwana wa niko twagize uruhari mu byamubaye ko. Wisi madamu. Ubona yuko twebwe nta muhe tumufite. Ha? Ana yanjye. Ntitwavuye i Kigali. We ntiwavuye i Nyanza. Ntitwaje hano mu karere ka Ngororero. None nabanzi ko ibintu mbizi giye nkaza kwirirwa n'igihe. Uwo mugabo. Ariko nifite amakuru. Nimba ari yaduhaye twayakubwiye. Uravuga ngo ariko bamuterura bamujyana yararebaga. Uravuga ngo ntago unyuze ngo tujye kuri ruhurura. Kuri ruhurura tujyayo. Uravuga ngo ntago unyuzwe ngo tuzamuke tujye mu rugo rwe. Tugezeyo madamu ibyo atubwiye wabyumvisha. Ngo yigiriye mu kazi. None uragira ngo dukaka abaturage batuye naho bose koko nta numwe ufite amakuru. Wamukura ko buri wese akohereza amakuru ko bose imbere ya kamera. Mbega urwo umwana wanjye apfuye we. Uragira ngo dukore iki? Wambara umbwiza ukuri. Amati ntiwari unyiciye ruguririya ngo tugomba tugerana aha ngaha. Ngo urashaka kuhagera ukahareba. Baba we. Uragira ngo tubigenze dute ko? Mwombwira nawe igisubizo ufite twese twicara aha ngaha turebe twakora iki kugira ngo basi tubone amakuru yizewe. Twashakishirije no kwa muganga hariho hose bishoboka. Yagiyeyo ibitaro bavuga ngo bamujyanyeho. Byose yarabizengurutse. Asanga nta muntu wigeze wajya. Twebwe turi abantu bakuru twese. Agahinda twese turagafatanyije. Kuba twabura umuntu ni ibintu bikomeye kandi bari kumva ntacyo twakoze. Urukumva bigeze amasaha ngaya twebwe nta kintu twakoze. Ku bitaro ntiwagiyeyo. Bakubwiye ngo iki? Ntitwaje nanga gutoza amakuru wa mugabo yatubwiye ngo iki? Uragira ngo dukore iki koko? Se nanjye niyicarire. Mbona mwicaye mwiturije. Mwicariye. Ariko reba igiye guhera mu gitondo twiruka. Utuvana aha ngaha tuva hasi. Ubwo ngiye mwagendaga mpagaze se? Ntago nagendaga. Mwagendaga mpagaze. Oya nuko twebwe amakuru twaguhaye wowe utabashije kuyizera. Ubwo natwara. Mumbabarire ndabinginze. Oya ndakumva nk'umubyeyi pe. Ndakwinginze rwose haguruka. Oya ndakumva nk'umubyeyi. Oya nimuhaguruke namwe mujye mureka ibyo. Oya ndakumva ngiye nk'umubyeyi sibyo. Igihe urimo ndabyumva. Nimwihangane nimuze tushakishe. None se tubigenze gute mwana we? Kumwe nabo. Nabo ndi kumwe nabo bananije dukora iki? Ikintu turi bukorere ni kimwe ubu ntega oya dusubirayo turasubirayo. Ikintu cyari ngubu ni kimwe Innocent. Tubanze dutuze uko usara gutyo hagisuzo cy'umuntu. Ikintu gihari ni kimwe sibyo. Ubu ngubu nimba abaturage bose tugerageje kubaza amakuru bikaba byanze, ikintu gihari ni kimwe. Tugiye kwiyambaza inzego z'umutekano z'ubuyobozi.
badufashe tumenye neza ni yatubwiye ko ari ribu ari bari yabajyanye ntacyo rwose kuko igikorwa cyose ariko umwana wanjye aboneke igikorwa cyose pe ariko umwana wanjye aboneke abantu mwe rero ikintu cyose kiri bukorwe rwose ndacyemera nigomwe ndazi turaza twese ko tumutubananga ntacyo dufite twakora amakuru twabaririshe twakuriсе hirya no hino amakuru twayabuze igisigaye ni ukwiyambaza inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bakadufasha tukamenya ahantu ibintu biherereye cyangwa se ahantu uriya muvandimwe ari nimba yarapfuye bakaduhereza uwo murambo we tukayakushyingura cyangwa nimba akiri muzima nabwo tukamubona nta kindi twarenza kuri ibi reka dutahe ubwo ngubwo ibindi ni ukwiyambaza inzego z'umutekano ndakomeza gushakisha inahangaha byo nta bindi twajya hariya twajya ngo tujya hose nta kibazo ariko tugerageze byanga ariko twagerageza Imana ibampera umugisha nayo irabona ko twananiwe nta